niba rubafite none iyo nabushone ya kabiri gisabira goranye bakora amasezerano nibashaka bakora guhererekanya imfungu bazana nayo banagira nibashaka banakora yuko umuntu ukoreye cyanga aburanishwa hariya ibyo byose birakunda buriya hari ikintu urabona ibiro bita CIA byo muri Amerika na FBI buriya FBI na CIA umwagira inshingano zo gukurikirana amafuti urumva umuntu wanavuga uti arakubangamiye hanyuma agashakira ukuntu nabwo ubutabera bwakorwa atari nawo bukoze bugakorwa nundi nese n'abantu bajya burana imanza za genocide yakorewe abatutsi kandi bari mu bihugu byo hanze ntibakatuye imanza cyane ariko none uwo muntu kudeta se we yashatse guhirika iyo kudeta niyo manda itemewe yaciwe urubanza mu rukiko rwa Afrika y'Iburasirazuba bimeza ko iyo manda itari yemewe urumva noneho ahubwo hari ikintu maze imisi ntekereza barundi bakunda kwikwega muri guverinoma muri kwikwega mu tubazo nk'utu izi neza yuko bigeze kuba mu kangaratete k'imyaka hafi ingahe barafatiwe ibihano baragize gute n'iki n'icyo ko bakora nditushe nayo ndi yambere kagaruka barimo kwikega kuri kudeta uko bikwega kuri kudeta kuri niyo mbare niko nabo abari pro niyo mbare bazikwega kuri Musaga nibyo n'ubwicanyi bwakorewe mu Musaga urumva dossier zirabitse investigation zirahari uko buri yari abantu b'abahanga ubundi iriya dossier bayiforgettinga ni wanavuga ijambo niyo mbare urumva kuko uzi icyari shamikiraho n'abasaba uburenganzira bw'abatotejwe kubera nyine niyo mbare n'urugero yego kandi bagatotswa na government iriho ifite iyo continuance urumva iriya dossier bagombye kuyiceceka ari abahanga niko babikora bagira amahirwe bakayishingura rwose ikarangira bari kwega ngo gukora pompage ku kamasho mwebwe muzi ko mwisha abantu ku Musaga nka CNDD-FDD nta rubanza baciriwe nta butabera babonye urumva noneho bicomekeye muri hakubaganye nko kuganya insinga z'amashanyarazi zigatera sirikwi iyo sirikwi niza bazayikorera bizagenda gute bagiye kurasa abanyamurenge muri Minembwe bazi ko bafite case ya Gatumba itaragize gute itarabonye ubutabera ko murimo gukubagana mu mirenge ibya na case ya Gatumba itarabavaho bano bantu size ukuntu bameze nta gahora gahanze bakavuga bati bakagira regime ibiburana urumva yego yabiregera bigakunda umuntu se jamais kuko ni Burundi butari igihugu 164 kigenga byo bita independent republic ntawe uzi niba nabara batazagira ubutegetsi bwigenga bushobora kuburana ibingi mu rwego mpuzamahanga bakabishingira n'imanza gusa nabo nyine FCM 23 twirwanaho njya mvuga ngo hari ibintu bagendamo gahoro nabo nyine ni kwa kundi nyine umuntu nabo atabura no kubavugaho narakubwiye nti gende ibona atangira gutegura imanza nkazi kandi nkaziburanya ina absentee nkamenya ngo Colonel Kanaka wo mu ngabo z'u Burundi igihe yarayoboye imirwano mu gace ka Minembwe drone zisha abantu nkabinota namara kubinota nkashyiraho urukiko rubabura narushyiraho tu ibyo ntabwo mu bintu by'ubutabera uvuga ngo Kanaka n'igihangange ngo dossier yakozweho allegations ashinjwa na buri kimwe cyose ngo ntacyo bizamukora mu buzima bwa buri munsi nubwo akomeye urumva nubwo akomeye nagucira imanza ku buryo no muri delegation zindi tukavuga ngo persona non grata Kanaka na Kanaka kubera ibiko yitwaye mu Minembwe Caporal Kanaka Colonel Kanaka cyangwa uri mu ministre wabagabye ntaza dukandagirire ku butaka bw'ubutaka tugenzura nihabera n'inama ntazayizimo ariko izinyeshyamba nyine zibere mavatiri meza mu manvewiti na hose nejo nabonye amavewiti asa neza cyane ateye Simonize barahongaho gusa wagira ngo ntago bazi waguwana murarasa mukarwana mukagira gute yewe politike sinakubwira mugahinga mukoro ariko icyo ubutabera cyarabihishe ntihabatinya amahanga simbizi nashyiraho ubutabera n'urukiko ruburanisha amanyanga yirwa korerwa abanyamurenge n'abantu baba Rwanda phone bari abantu bose baba bakoreye amadosi inabusenti asingoma ko ngufata ngo buhari kuko ntacyo bazageraho badashyize ejo bundi nabonye barimo kubita umusirikare bya telefone urumva urakubita umusirikare bya telefone inkoni zingana kwa ngizasagutse kuri Yezu wabujuga kubita no murundi nawe waje guhemukira igihugu cyanyu bamukubise gahora ahubwo wesezera n'inkoni ahubwo shabura ni gahoro bamukubitiye ahantu hatari abantu benshi bamukubitiye ahantu yibye none bamukubitira ahantu hari abantu batibye ngo nabo babone iryo somo burasera ni isoko yani stade batumiye ahandi banabashyira kuri Faranga Squad bakanabarasa inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro Sendege ya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro Spiro M1 M2 M
gatatu zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura iyawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. Ntabwo bari mu diplomate wa nyawe gufata impamvu ukayihindura impamvu ntambara amprise individuelle y'abantu bari individuelle. Noneho reka nkwereke niba bakora amasezerano hagati y'ibihugu byombi umuntu ajya buranira hari where is the problem? U Rwanda rwaburanisha niba rubafite none iyo nabushone ya kabiri gisa biragoranye. Bakora amasezerano nibashaka bakora guhererekanya imfungu bazana nayo banagira nibashaka banakora yuko umuntu ukoreye cyanga aburanishwa hariya. Ibyo byose birakunda. Buriya hari ikintu urabona ibiro bita CIA byo muri Amerika na FBI. Buriya FBI na CIA umwagira inshingano zo gukurikirana amafuti urumva kubibera hanze undi agakurikirana kubibera mu gihugu indani. CIA bikavugwa yuko hari igihe yireba igasanga mu rwego mpuzamahanga badashobora kugezaho amaboko kuko idafite izo nshingano. Uzi ikintu yakoze no Bwongereza bakoze kontra na MI6 y'Abongereza yuko nkubonye Sandrine nd'Amerika nguhiga kuko nje nk'umunyamerika ntashobora gufata umunyamerika mu mategeko bitarimo tugutuma MI6 yuko itegeko litayizonga. MI6 ikazaguhereza izindi nzego zibishinzwe cyangwa igakora nk'ibyo twagakoze ariko kuko ikabikora mu izina ryayo kandi muri entere zacu urumva. Yego no kuvuga ngo rero umuntu wanavuga uti arakubangamiye hanyuma agashakira ukuntu nabwo ubutabera bwakorwa atari nawo bukoze bugakorwa nundi. Nese n'abantu bajya burana imanza za genocide yakorewe abatutsi kandi bari mu bihugu byo hanze ntibakatuye imanza cyane. Ariko noneho uwo muntu kudeta si we yashatse guhirika iyo kudeta niyo manda itemewe yaciwe urubanza mu rukiko rwa Afrika y'Iburasirazuba bimeza ko iyo manda itari yemewe urumva. Noneho ahubwo hari ikintu maze iminsi ntekereza Barundi bakunda kwikwega muri guverinoma bakunda kwikwega mu tubazo nk'utu ngutu. Izi neza yuko bigeze kuba mu kangaratete k'imyaka hafi ingahe barafatiwe ibihano baragize gute n'iki n'icyo ko hari ukuntu batarebwaga ijisho ryiza ari nabyo bavuga ngo byavuyemo ko hatoranywa perezida Ndayishimiye utari ufite ibimureba bibi byinshi kugira ngo abe perezida. Abandi bari kuri mandat d'arrêt abandi bari kuri sanctions abandi bari ku kindi kintu nk'ibyo ngibyo. Basa nkaho biriya bintu iriya myaka yakari akagana kangaratete nta kintu yabigishije baracyakomeza gukora amapenalty kandi ntago bazi ukuntu isi iteye burya umuntu agushyira kuri dossier gutya igasinzira kuko isi irayisinziriza ukazakora indi tushe nayo indi ya mbere kagaruka. Barimo kwikaga kuri kudeta uko bikwega kuri kudeta kuri niyo mbare niko nabo abari pro niyo mbare bazikwega kuri Musaga n'ubwicanyi bwakorewe mu Musaga urumva. Dossier zirabitse investigation zirahari uko buri ari abantu b'abahanga ubundi iriya dossier bayiforgettinga ni wanavuga ijambo niyo mbare urumva kuko uzi icyari shamikiraho n'abasaba uburenganzira bw'abatotejwe kubera nyine niyo mbare n'urugero. Yego kandi bagatotezwa na government iriho ifite iyo continuance urumva. Iriya dossier bagombye kuyiceceka. Ari abahanga niko babikora bagira amahirwe bakayishingura rwose ikarangira. Bari kwega ni nko gukora pompage ku kamasho mwega muzi ko mwisha abantu ku Musaga nka CNDD-FDD nta rubanza baciriwe nta butabera babonye urumva. None aho bicomekeye murahakubaganya nko kubaganya insinga z'amashanyarazi zigatera sirikwi. Iyo sirikwi niza bazayikorera bizagenda gute? Bagiye kurasa abanyamurenge muri Minembwe bazi ko bafite case ya Gatumba itaragize gute itarabonye ubutabera ko murimo gukubagana mu mirenge ibya na case ya Gatumba itarabavaho. Bano bantu size ukuntu bameze reka nkwereke buruzi indwara bafite bayita political obsession. Basinze ubutegetsi Senderi yasize ubutegetsi irakomeye bavuga ko ngo n'abahutu bakomeye cyane ibyo by'amoko bo babigenderaho ninde wadukoraho caratuvunye sha bari muri caratuvunye cyarabavunye ariko uwabagosora ntiyaburamo inkumbi sibyo. Twaje kwisanga gute abantu bazi ko batari shyashya bagihirwa bashyanuka mu karere k'ibiyaga bigari bateza ibibazo. Buriya nk'icyajyanye Burundi mu Minembwe kijya kincanga muntu murakira kese ya Gatumba. Kese ya Gatumba irakomeye kandi abanyamurenge ntibakinishwa mu bantu bize amategeko muri aka karere. Umuryango mugari w'abanyamurenge wamo muzacomekana mpaka uzarebe ku bisubizo FDNB y'u Burundi kunda gusubiza nka 80% ibisubiza amaleteri yatwirwaneho
wari wabona urwandiko twigana handika igisirikare cy'ubundi kikarukinisha bahita barusubiza bakarusubiza kugeza ubwejo bundi mbere y'isaha imwe yuko biriya bisasu biturikira mu Musaga yaramaze guhakana ko nta musirikare wajya mu Minembwe koko FDN seriously nta musirikare w'umurundi uri muri territoire ya Fizi. Minembwe se niki? Minembwe ni Fizi territory. Bavuga ubwo ruvango ntibari Makobora urumva ntibari Baraka ntibari he hose ntawe ari mu Minembwe. M23 ishatse yagenika n'abafata amateko ikavuga uti sha bwira shobuja Gaspard baratuza ko noneho uri umurundi. Kandi kuba ahantu physically ni kimwe. None se niba wohereza drone zawe zikagenda zikicaye abantu n'ubundi ubwo se ubundi bimaking sense kuvuga ngo simpicaye kandi wakwicara n'undi ukatuma drone erega icyita rusange ni ibyo ukorayo icyita rusange si uko uhagera wenda ngo hagende uhashyira umwuka mubi cyangwa uhumekere nabi cyangwa hatura ubwangati bavuga ngo abarundi baduturiye ubwangati muri centre ya Minembwe. Ubwangati bwa nyabwo ni imiryango yabo mwica n'inka zabo mwica kandi narabikubwiye ubushize ntabwo mba nkangana mbabwira ntibishoboka niba tafata ngo bifate bagabanya karindi muri iriya kesi situye mu Minembwe nayo hose bano bantu bazahangana kandi bazarwana mu myaka myinshi ntago izaba myinshi bagomba kuzarwana no kubaza Burundi bitabaye mu mategeko byaba no mu mitsi kuko kuba twirwana ari hariya simpuwe z'Uburundi urumva singabo nke Burundi bwatwayeyo sikize sigo head yabuze ya guverinoma yewe sinuko hari umuryango mpuzamahanga wigeze ubutera hejuru none se kuki ubundi batashoboye gudesima no gusiba yo Minembwe kuko bitekereza nuko Minembwe atari bo bayiremye ntabwo ari uburenganzira bwabo. Genocide zagiye ziba ku isi wabi yakorewe abatutsi mu Rwanda yabi y'abajuifu nayo iremewe iravugwa nahe hose ujya kureba ugasanga abantu bafite imitekerereze yo gusibanganya itsinda ry'abantu birangira batabigezeho completement nko babitekerezaga kandi babandi bayirokotse bakabahagama byanyabyo bihorero sasa buriye barumva nyine turavuga gutya Minembwe sari mu ntege nkeya bari mu tugara bari mu kindi kibamwe na bamwe nyine ukababona nk'abantu bashonje bakennye bagize gute batagize ikintu bagezeho ariko kenshi ziriya resistance bagira bakabaho nizo zituma n'ubundi ushatse wareba kure ukatangira kubona ko n'ubundi amaherezo muzahagamana mukarebana mu maso mugakandishanya inzugi cyangwa se bakakuburanya kuko ntabwo antitingana kuriya y'abantu bapfiriye nko mu Gatumba yazarangira guki itabonye ubutabera nabwo buri mu kintu kigomba kuba kigize uko tubayeho. Hari igihe hazaza ubutegetsi mu Burundi n'urugero bwumva neza icyo kibazo none bukagituritinga virivyo uko bikwiye. Hari umutegetsi uzaza avuga atari kugira abantu batabonye ubutabera. Hari umwami wigeze kubaho muri Israel bajya bandika muri Bibiliya ngo wigeze kwicara ngaravuga atari ko wa mugabo wigeze kumbwira ndiri ni abahehe bati ni wa wundi bahariya ku burinzi urumva aracyakora uburinzi se kandi yaramburiye ngo bagiye kumukorera kudeta ahita muzamura nyine ni wa wundi batwaye ku ndogobe amateka uraze ntago ibintu by'ivanje nkibijyamo cyane ese nagereranye bagiye niba ari mu Rudekai sinibuka ngo ninde so rero ntago ntekereza ko Burundi buzi ngo ninde niba ari abademokrate ubu barimo kunota ibintu birimo kuba sibyo wenda bagiye nko ku butegetsi muri Amerika niba ari abaki mu Bubiligi hashobora kuza mu premier ministre understand ikibazo cy'abantu example ndimo kuvuga mu muryango mpuzamahanga niba ari East Africa ntawe uzabibyutsa dosi ikabyimba yamara kubangari buri umwe wese ugahita hakora ukabona ibintu yose muri reverse angle muri angle inverse urumva abantu bakabate no ariko nka wa mwami nakubwiraga hari case igeze kuba mu Gatumba muri Afrika iyi case ntiyabone igisubizo urumva ashobora kuba umurundi ashobora kuba umuryango mpuzamahanga ashobora kuba abanyamurenge bashobora kuzagera igihe ntagahora gahanze bakavuga bati bakagira regime ibiburana urumva yego yabiregera bigakunda on sait jamais kuko ni Burundi butari igihugu 164 kigenga byo bita independent republic ntawe uzi niba batazagira ubutegetsi bwigenga bushobora kuburana ibingi mu rwego mpuzamahanga bakabishingira n'imanza gusa nabo nyine FCM 23 twirwanaho njya mvuga ngo hari ibintu bagendamo gahoro nabo nyine ni kwa kundi nyine umuntu nabo atabura no kubavugaho narakubwiye ntigende ibona atangira gutegura imanza kandi nkaziburanya in absentia nkamenya ngo Colonel Kanaka wo mu ngabo z'u Burundi igihe yarayoboye imirwano mu gace ka Minembwe drone zisha abantu nkabinota namara kubinota nkashyiraho urukiko rubabura narushyiraho tu nyine abantu bakagira ngo nk'umusazi ariko nkaburanisha umufardese nkaburanisha umuzarendo nkaburanisha umucanshuro
urumva yego nk'abakorera amadosiye magistra bakababuranisha kandi bavuga yuko ntushobora gusuzugura ubutabera bwagufatiwe urazarabe Putin ukuntu abanyaburayi bagiye bamwigiraho iki ntibyagiye bimubuza gukora ingendo mu kuza muri G20 ngira ngo muri Afrika y'Epfo umuperezida w'igihangange afite indege z'intambara zaherekeza ziriya ndege yiwe zikaza kagera muri Afrika y'Epfo nta muntu umukozeho Putin nta kintu wamukoraho yanyura hose ko yohereza Sergei Lavrov Netanyahu ajya muri Amerika mu minsi ishize Espagne n'Uburayi ntibamwe mu kirere akaza guca muri za Maroc mu Rwanda mu muntuze muri Afrika wasanga araciye wenda no muri Kongo sibyo ntabwo mu bintu by'ubutabera uvuga ngo kanaka ni igihangange ngo dosiye yakozweho allegations ashinjwa na buri kimwe cyose ngo ntacyo bizamukora mu buzima bwa buri munsi nubwo akomeye urumva nubwo akomeye nagucira imanza ku buryo no muri delegation zindi tukavuga ngo persona non grata kanaka na kanaka kubera ibiko yitwaye mu minembwe kaporari kanaka colonel kanaka cyangwa uri mu ministre wabagabye ntaza dukandagirire ku butaka bw'ubutaka tugenzura nihabera n'inama ntazayizemo ariko izi nyeshyamba nyine zibere mu mavatiri meza mu manvewiti nahe hose nejo nabonye amavewiti asa neza cyane ateye Simonize barahongaho gusa wagira ngo ntago bazi waguwana barasirimutse ariko ntago babona ibintu by'amategeko wagira ngo byarabihishe nabahagurukira nkavuga ngo kuko zira tafoke zagiye muri Kongo zirangabo zabo amaliste yabo ari monnaie courante aho wajya hose urayabona ubwo no kuvuga ngo ibihamya urabizi uyu kanaka yaje muri tafoke ya mbere ubwo ubutasi bwanyu bwazibona zose sibyo kumbe wakanyeze ku butaka bwacu nawe uri mu bagambaniye ubwo ngubwo abo kunturo baye mu 23 urumva kubera ko roho za colonel Zayirwa roho za colonel n'ikindi byose bari abaribwa batwika bagira gute zishyuza ubutabera urumva izi nyeshyamba agende nk'umujyana mana bwati murarasa mukarwana mukagira gute yewe politike sinakubwira mugahinga mukoro ariko icyo ubutabera cyarabihishe ntihabatinya amahanga simbizi nashyiraho ubutabera n'urukiko ruburanisha amanyanga yirwa korerwa abanyamurenge n'abantu b'abarwandofone bari abantu bose bakoreye amadosi inabusenti asingoma ko ngufata ngo ubuhari kuko ntacyo bazageraho badashyize ejo bundi nabonye barimo bakubita umusirikare bya telefone urumva urakubita umusirikare bya telefone inkoni zingana kwa ngizasagutse kuri Yezu wabujuga kubita no murundi nawe waje guhemukira igihugu cyanyu ukamukubitisha amategeko cyangwa ukamukubitisha n'ibindi byose ubona byamukubita kumva ibyo ari byo discipline nyinshi zeno kwerekana discipline mu basirikare mu rwanira hamwe irakenewe yes urumva ariko na discipline n'abandi ariko buriya wasanga maye urumva ari nk'umusirikare wabo bavuga batuye atatiye igihango reka tumukubite nk'umufaridese mufashe nawe yiba cyangwa yaribye n'abaturage mukamufata mukamutetesha ngo kora umufaridese mukamutanga muri 5 muzatanga no 8 ariko wowe nta nicyo munamukenewe kuri discipline muzamusubiza iwabo nyine icyo nacyo urumva iyo ni justice mwebwe kubaka yanyu ariko nayambutse imipaka kuko rwose abanyamategeko babyumve pe ntago makenga zarasana ngajye mu mategeko ngajye kugira gute erega mu gihugu mu bihugu muri zone ziyubaka nka kuriye bajye baca umugare mu Kinyarwanda ngo umwana niwe wishakira ingobyi nibyo buriya ibihugu birimo amakimbirane nk'aya ngaya wenda ngerageze no kabucaringa abantu bo mu mategeko bize amategeko hariya iki cyo gihe cyo kwihangira imirimo ariko itanga igisubizo ubu washinga ubwo buryo bushyiraho n'izo nkiko n'imanza icyama cyabo cyakora assessment kare ngombwa birimo akazi birimo nabo intambara urumva kurwana intambara muri ubwo buryo inatinyitse urumva birimo byinshi cyane abanyamategeko baho ntibategereze ngo bari muri chômage ubu uwakora consultants igenda muri ubwo buryo yaba ari sawa kereka n'ibinyeshyamba zigira amanyanga nazo zigatinya yuko wakora iyo consultants nazo yazishyiramo mu manyanga zikora cyangwa zishobora kuba zikoraho ziyobora uzi impamvu nkubwiye gutyo iyo abantu badabona dufata ingamba bavuga ngo nawe ngaratinya kubera ko nawe ngafite aya makosa ibyo ntago ariko bigenda rero shyiraho ubutabera bukora uzumva nafite icyo agira gute nawe azaze kuri ubwo butabera ngayo nguko hari akantu wakomajeho ku musirikare ngo uriya musirikare none uri gukubitwa bamwe bati isi bamukubitira mu gikari sibyo abandi bati ni byiza ko bahana bakamukubita ku karubanda bikabira abandi akabaruri ku gitekerezo cyawe kumukubitira ku karubanda bishatse kuvuga iki
bamukubise gahora ahubwo wese zira n'inkoni ahubwo shawira ni gahoro bamukubitiye ahantu hatari abantu benshi bamukubitiye ahantu yibye none bamukubitira ahantu hari abantu atibye ngo nabo babone iryo somo burasa rya ni isoko ya ni stade batumiye ahandi banabashyira kuri Farenga Squad bakanabarasa uraho ngaho gusa ngo baramukubise zira n'inkoni ujya kwiba abaturage uri umusirikare ukiba telefone. Ya modoka ikundwa na benshi tuyibazaniye Kia Sorento 2022 hybrid ifite ikoranabuhanga ridasanzwe. Ese wari uzi ko ushobora kuyikura muri parking ukoresheje urufunguzo rwayo ikagusanga aho uhagaze uri muri ambutiyaje ntibikugora kuko ishobora kwitwara ubwayo. By'akarusho kandi gushyiramo vitesse ntibigusaba imbaraga no gukaraga kakabuto mu buryo bworoshye nk'uko ubibona. Ugiye kubisikana n'indi modoka ikurebera imbere niba nta nkomyi. Si ibyo gusa kuri babandi bagorwa na parking igufitiye kamera buri ruhande ikwereka uko ugomba guparika mu buryo bwizewe. Hitamo Kia Sorento 2022 we n'umuryango wawe muzagenda mutuje kuko ifite ubushobozi bwo gutwara abantu 8. Muri Gugaga Cars tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane. Ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788 32 cyangwa ukatwandikira kuri gugagacars@gmail.com. Hitamo Gugaga Cars ntago zicuza. Zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendege ya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendege ya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendege ya Emile kuri 0788 307 023 maze Spiro yawe uyibikeho.